Ngibi bintu sinabyemera. No. Nkuko mubibona aya ni amashyuza. Fulgence turakubaza muri magufi. Waje gukora iki hano? Nje naje gusura amashyuza. Amashyuza. Amashyuza ubundi busanzwe wumvaga ari ikintu ki? Jewe buri numvaga amashyuza numvaga bavuga ko ari amazi ashyushye ava mu butaka, ariko nkumva ko ari nk'umukecuru wenda uri nko ku musozi hejuru uri kuyacanira akajya yasuka. None se uko ibi bintu by'amazi ashyushye ntabwo nabyemeraga. Ndetse wumvaga amashyuza ari nk'iki utarahasura? Amashyuza ubundi ni ibintu bigoye kubyiyumvisha, aza ari kubira, ariko ubu ndabibonye nyine nk'uko ubibona. Ariko Imana ihita ivuga ngo fata amazi yashyiramo n'umuriro. Ubwo noneho yahise itwikira rimwe. Amazi adahita atokombe. Nkuko mubibona aya ni amashyuza. Fulgence turakubaza muri magufi. Waje gukora iki hano? Nje naje gusura amashyuza. Amashyuza. Amashyuza ubundi busanzwe wumvaga ari ikintu ki? Jewe buri numvaga amashyuza numvaga bavuga ko ari amazi ashyushye ava mu butaka, ariko nkumva ko ari nk'umukecuru wenda uri nko ku musozi hejuru uri kuyacanira akajya yasuka. None se uko wabibonye uwo mukecuru hari wabonye? Uwo mukecuru rwose nta ari amazi aturuka hasi mu butaka. Bivuze ngo ni ibintu biri fizikale gutya. Nkuko tubibona. Ni Imana yabiremye nkuko muri kubibona. Nuko rwose nabisanze ariko byantunguye pe. Abana cyakoze nanjye sukukubesha. Ibintu byo kubira kwa amazi kabisa ntabwo bisanzwe. Rwose arakiza cyane. Ndaba bose baje kunanura imitsi ku birenge. Aba bose nabo twahahurira kandi nta mutwanye gahunda abana ni ibintu bisungwa cyane. Turya n'agasheke. Dore hari n'intebe reka nyabona. Njyewe ubundi ndabaha n'ubuhamya. Ubushize nza naraje nicara hanga ndibuka hano n'umuhungu yicaye nkona nicaye. Ariko ngeze mu rugo numvaga naratekerezaga neza nkumva imitsi nagororotse nkumva. Mbese niyo mpamvu nagarutse. Wakoraga akazi ko. Ubwo mbese ni massage Imana yatugeneye. Numvise bimeze nka bavuze bajya bavuga ngo ni hydrotherapy. Ibi bintu by'amazi ashyushye ntabwo nabyemeraga. Ndetse wumvaga amashyuza ari nk'iki utarahasura? Amashyuza ubundi ni ibintu bigoye kubyiyumvisha, aza ari kubira, ariko ubu ndabibonye nyine nk'uko ubibona. No. Ugeze ngwi? Hari ikintu Bibiliya bivugaho. Kubw'imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka, fata vino yawe winywere, ufate n'umugore wawe ubundi wiryame. Umva ko abantu baryama, maya wamaramo iminota 5. Hano usize mu kijumba bucya cyahe. Nyuma y'urugendo rutoroheje, abasore n'inkumi bitwaje utubando cyangwa se impamba y'urugendo basuye amashyuza aherereye mu karere ka Karongi, ni mu murenge wa Bwishyura ku gasozi ka Josi mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Bamwe mu bo twahahuriye batubwiye yuko amashyuza bafite akamaro. Amazina yitwa nde? Amazina nitwa Levis, naturutse ku kigo cya IPRC Karongi, nkabona ari nshaka ku nshuro igira kabiri. Ubwa mbere bwo navaga nari ndwaye ibintu by'imitsi ku maguru, ariko nageze mu rugo kubera gukandagira muri ayo mazi ngera mu rugo rwose nakize neza cyane. Barakoze cyane. Ese ni iki washishikariza abandi? Ikintu nabashishikariza ni ukuza gusura aya mashyuza, bitewe n'uko iyo umuntu afite ikibazo cy'imitsi ku maguru ugakandagiramo rwose urakira neza cyane. Uraruhuka? Cyane rwose. Urakoze cyane Levis. Murakoze cyane.